Yes, iyi ni ESPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba namwe muri Iburengera bwaryo, turabasuhuje turizera ko mukomeje kumera neza cyane. ESPN TV2 rero igarutse muri cya kiganiro mumaze kumenyera muri benshi cyane cyamenya nibi. Uyu munsi ngiye kukuganiriza ibintu birimo biravugwa hirya no hino, bimeze bamwe barimo barabyumva nk'aho ari filime, abandi bakabisoma mu nkuru, abandi bakabireba kuri social media zitandukanye. Ngiye kukubwira ikibazo kiri hagati ya Israel ndetse n'umutwe wa Hamas cyangwa se ushyigikiwe na Palestine. Ntugire aho ujya rero, njye tugiye kubana muri iyi minota. Ni Jose Blaise nk'ibisanzwe, and don't miss. Igitero gitunguranye cyabereye muri Israel gitewe n'abarwanyi ba Palestine Hamas, kimwe mu bitero byahitanye abantu benshi ndetse kandi bikaze cyane mu myaka yari ishize, byatumye abantu bongera gutekereza ku kibazo cya kera cyari gikomeye cyane n'ubu gikomeye, amakimbirane ya Israel na Palestine yibasiye Iburasirazuba bwo hagati mu myaka 40 ishize. Palestine ivuga ko abapfuye bageze ku bantu bagera 1000, nibura ab'Israel 900 nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri Israel ndetse na Palestine. Ingabo z'igihugu cya Israel zivuga ko abasirikare benshi ba Israel abenegihugu ndetse ko bishoboka ko ari n'abanyamahanga bafashwe miri. Ibitangazamakuru byo muri Israel byo biratangaza ko habuze abantu barenga 100. Reka mbikuvira imuzi. Intandaro y'amakimbirane, kutizerana, ibi byose ni birebire ndetse kandi biragoye. Bivuga ko hashyizweho Israel, leta ya Israel nshya mu 1948. Abanyapalestine ndetse n'Abisirayeli bombi babonaga akarere kari hagati y'uruzi rwa Yorodani ndetse n'inyanja ya Mediterane byose ari ibyabo. Abakristo, Abayahudi ndetse n'Abisilamu bose bari bafite igice cyabo mu gihugu. Imyaka 7 ishize yazanyemo intambara, imyigaragambyo, dore ko itangira hagana mu 1948 hari harimo ihohoterwa riheruka kuba mu karere ka Gaza. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose hagati ya manda y'Ubwongereza ishinzwe Palestine, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu 1947 nibwo yateranye, yemeje umwanzuro bise 181 isaba kugabana ubwo butaka mu bihugu bibiri byigenga, umutwe umwe w'Abarabu n'undi w'Umunyahudi umwe. Iyobokamana rikomeye ry'amadini rigomba kuyoborwa n'ubutegetsi mpuzamahanga budasanzwe. Iyi gahunda ntabwo ishyirwa mu bikorwa nyuma y'uko uruhande rw'Abarabu rwanze ruvuga ko rubangamiwe n'abaturage babo benshi. Ihohoterwa n'amakimbirane yo mu karere rigenda ryiyongera. Abanyapalestine ntabwo biyumvishaga kuntu Abanyisiraheli baje bakahita babaha igihugu bakavuga ngo bagabane. Mbese ni nk'uko bagusanga muri Kigali bakakubwira ngo tuzuzane undi muturage mu gihe kugabana ibyo wari utunze, ubutaka wari ufite, ibintu byose ibyo ari byo byose bikwanditseho mu gihe kubigabana. Icyo ni cyo Abanyapalestine batumvaga. Hanyuma amakimbirane ahera ubwo, maze kutavugana rumwe, maze amakimbirane n'imirwano ya hato na hato byiyongera ubwo. Israel yatangaje ubwigenge mu kwezi kwa Gicurasi mu 1948. Bukeye bwaho ihuriro ry'ibihugu by'Abayisilamu bifatanyije n'imitwe yo muri Palestine bigaba igitero ku ngabo za Israel, bavuga bati ni gute dusanga mu gihugu cyacu mukanafata igihugu, reka tuze natwe tubaha ibyo dushoboye duhangane. Muri iyo ntambara kandi mu kurangiza kwayo, Israel kuko yari ikomeye cyane ndetse ishyigikiwe cyane bikomeye, of course yaratsinze, yigaruye igice kinini cy'ubutaka kuko aho barwaniraga hose bahitaga bahagira habo. Bishatse kuvuga ngo UN ibice yarabagabanyije, uko barwanaga Palestine batera, Israel yarabukubitaga, maze naho bari bafite bakabatwara. utabariye mu duce two ku nkombe y'Uburengerazuba ndetse n'akandi karere ka Gaza.
bavuga ko abanyapalestine bagera ku 700,000 bahungaga birukanwa mu gihugu cyabo. Abanyapalestine bo babyise al-Nakba cyangwa se ibyago mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, mu cyarabu nuko bivuga. Urumva noneho ko abanyapalestine nta mpamvu n'imwe bari kuzuzura n'abanyisiraheli kuva ubwo kugeza n'uyu munsi. Abanyapalestine banze kuva ku izima niko gutegura ikiswe intifada. Intifada ya mbere yabaye mu Kuboza mu 1987 imyivumbagatanyo y'abanyapalestine niyo bitaga intifada, izana ahanini imirwano itunguranye ndetse n'imyigaragambyo no kutumvira ko abaturage bamagana imyigaragambyo ya Isiraheli muri Jordania y'uburengerazuba ndetse na Gaza kuri Isiraheli. Ibyo byatumaga ingabo z'abanyayisiraheli zigaba ibitero bikaze. Imvururu zarakomeje imyaka myinshi, benshi barishwe, benshi barakomeretse ku mpande zombi. Ubwo noneho nibwo abanyisiraheli babonye ko abanyapalestine badashaka kurekera, bahitamo inzira y'ibiganiro. Mu 1993 amasezerano bise Oslo, amasezerano ya mbere mu masezerano abiri yarazwi ku izina rya Oslo, yashyizweho umukono hagati ya Isiraheli ndetse n'umuryango uharanira kwibohora kwa Palestine ibyiswe PLO, ashyiraho inzira y'amahoro ishingiye ku myanzuro yari yarafashwe n'umuryango w'abibumbye, ndetse anagaragaza ko kwagura ubutegetsi buke bw'abanyapalestine muri banki y'uburengerazuba n'akarere ka Gaza. Amasezerano no gukurikirana yashyizweho umukono mu 1995. Ayo masezerano ashyiraho ubuyobozi bwa Palestine mu kugenzura ibibazo byinshi byo mu bihuzi mu turere twa PLO. Yemeye kandi Israel na Amerika nk'umufatanyabikorwa muri ibyo biganiro. Ibyo bibazo by'ingenzi nko gutura muri Israel, muri Jordania y'uburengerazuba ndetse na Yerusalemu, aho abanyapalestine babibonaga ko ari umurwa mukuru w'icyo gihugu igihe icyo ari cyo cyose gusa hazaza, niko abanyapalestine babibonaga mu mboni yabo. Ayo masezerano yarakomeje gusa n'ibyatinze. Mu 2000 haje intifada ya kabiri. Iyo intifada ya kabiri cyangwa se iyo myigaragambyo y'abanyapalestine itangira nyuma y'imyivumbagatanyo yatangiye nyuma y'uruzinduko rw'umunyapolitiki w'igirwa Isiraheli witwaga Ariel Sharon, waje kuba na minisitiri w'intebe muri nyuma, asura umusigiti wa Al-Aqsa. Bavuga bati ni gute umuyahudi w'umukafiri aza gukandagira ku butaka bwera. Iyo abanyapalestine bayifashe nk'agasuzuguro ndetse n'ibintu bibi cyane bibabaje. Ibyo byahise bizamura umutwe, bituma hongera kubaho imirwano. Kuva mu 2000 kugera mu 2005 habayeho imirwano, habayeho ihohoterwa, bikomeza gutyo kuko amagana n'amagana y'abantu yarapfuye ku mpande zombi. Nyuma Palestine yaje gukora amatora, bashyiraho ishyaka ryitwa Hama. Gusa hanze y'ibindi bihugu byo mu mahanga babitaga ibyihebe abo bahama, kuko bo nta kujinjika bagiraga. Bafataga imyanzuro ikwiriye ndetse kandi yihuse, ubwo bafataga ibisasu bakabyizingiraho bakajya kubiturutsa mu banyayisiraheli, abo bitwa Hama. Amnesty International yakoze raporo mu 2022 yavuze ko yasesenguye neza umugambi wa Isiraheli wo gukomeza gushyiraho na gahunda yo gukandamiza no gutegeka abanyapalestine. Hari harimo ko bashaka kubacamo ibice, kubatandukanya no kubagenzura, kwamburwa ubutaka ndetse n'umutungo, kubima uburenganzira mu by'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Iryo tsinda rya Amnesty International ryanzuye rivuga ngo iri ni ivangura. Ibyo rero byakuriye intambara zitandukanye, kuko y'Abisiraheli cyangwa se umutwe wa Hamas wo muri Palestine bakomeje kugabanaho ibitero bitandukanye. Mu kuza mu 2008 Isiraheli yibasiye Gaza. Icyo gihe yari yarigaruriwe na Hamas. Isiraheli itangira ibyumweru bitatu byibasiye Gaza nyuma y'ibisasu bya roketi muri Isiraheli n'abarwanyi ba Palestine. Abanyapalestine barenga 110,000 icyo gihe bahaburiye ubuzima, naho abanyayisiraheli 13 nabo icyo gihe barishwe. Bakomereza mu Gushyingo
2012 haciyemo imyaka 4 yonyine, Israel yishe umuyobozi w'ingabo za Hamas witwaga Ahmed Jabal. Nibura abanyapalestine 150 muri icyo gihe nabo barapfuye. Ntibyahereye aho kuko bakomereje mu mpeshyi nyuma y'imyaka 2, ubwo ni muri 2014, Hamas yishe abasore 3 muri Israel. Abarwanyi ba Hamas bishe abasore 3 muri Israel babashimuse hafi y'umudugudu w'Abayahudi muri Jordan y'Uburengerazuba, bituma ingabo za Israel ziza gutabara zihuta. Hamas nayo ntiyazuyaza isubiza ibitero bya roketi biturutse muri Gaza. Intambara y'ibyumweru 7 ihitana abanyapalestine barenga 2200. Muri Israel ho hapfuye abasirikare 67 ndetse n'abasivile 6 bonyine. Ibyo nahoze nkubwira abanyapalestine bavugaga ko babonaga Yerusalemu ahazaza hayo hatoroshye namba byapfiriye rimwe ubwo ubuyobozi bwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahozeho, bwemeraga ko Yerusalemu iba umurwa mukuru wa Israel, ndetse kandi iteganya ko kwimura ambasade biri vuba ikiyerekeza i Tel Aviv. Ibyo byakongeje uburakari bw'abanyapalestine noneho bikabije kurenza ibya mbere. Biri mu 2018 imyigaragambyo yahise itangira yabereye muri Gaza. Iyo myigaragambyo yaberaga ku ruzitiro rwa Israel, harimo abigaragambyaga bateraga amabuye ndetse na za bombe zikoreshejwe esanse hakurya ya bariyeri. Mu mezi menshi ibyo byabereyeho, ingabo za Israel zishe abigaragambyaga, ubwo ni abaturage 170. Mu Gushyingo kandi Israel yagabye igitero rwihishwa muri Gaza. Nibura abantu 7 bakekwaho kuba abarwanyi ba Palestine ndetse n'umusirikare mukuru wa Israel. Icyo gihe barishwe. Kuva i Gaza, ibisasu bya rokete amagana n'amagana n'ibihumbi byerekezaga muri uyu mujyi, byatumye nanone Israel yongera kwihorera hamwe n'ibitero by'indege. Mu mirwano ikaze yo kuva mu 2014, abarenga 200 biciwe nanone Gaza, naho byibura abagera ku 10 bicirwa muri Israel. Ubwo bwicanyi bwakorewe Abisiraheli ndetse n'abanyapalestine bwahitanye nanone Abisiraheli 14 mu bitero bitari biri bike icyo gihe hagati ya 22 Werurwe ndetse no ku 8 Mata. Mu gusubiza, Israel yahagurukiye abarwanyi ndetse n'abarwanashyaka maze itangiza igikorwa cya gisirikare cyiswe The Break the Waves muri Banki y'Uburengerazuba, bigatuma umwaka wa 2022 warabaye mu mwaka w'ubwicanyi cyane. Muri Mutarama kandi uyu mwaka 2023, igitero cya Israel kuri Jenin, ingabo za Israel zagabye igitero mu mujyi wa Jenin wo muri Palestine, zihitana abantu 9, ndetse bukeye bwaho abanyapalestine nabo bari bitwaje intwaro nabwo bica abantu 7. Abana bari mu masengesho mu masinagogi aho ni muri Yerusalemu y'Iburasirazuba. Uyu munsi tushobora kumva ubunini ndetse n'igipimo gikabije n'umuvuduko utakirengagizwa wari uri hejuru cyane w'igitero cyagabwe kuri Israel. Itandukaniwe na bimwe byabanje, ushobora kwibaza ngo Mossad yari iri hehe, mbese barebaga he, mbese byabagendekeye gute? Abantu bafite ubutasi buri mu bukomeye hano ku isi y'abazima, umubare w'Abisiraheli wapfuye ukomeje kugenda wiyongera urenga cyane wo mu 1973 basabwe n'igisirikare. Igitero cyo kuri wa gatandatu byanze bikunze kiziyongera cyahitanye ubuzima bw'abasivile, cyari giteye ubwoba cyane. Igihugu cyose cya Israel cyahindishijwe umushyitsi n'ibingibi. Ibi bigaragaza ko Hamas yari yariteguriye ibi bintu. Akajagari kadutse mu birori byaberaga hafi aho ubwo roketi za mbere zarashwe na Hamas mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Ababyiboneye bavuga ko roketi zahise zikurikiranwa n'amasasu yarashwe mu mbaga y'abantu
nubwo ababarizwaga aho ngaho baramagana bari bitabiye ibirori ngo babanje kugira ngo ni amafireworks, gusa nyuma babonye umuriro n'ibindi biturika bagerageza gukwira imishwaro. Aho hantu Hamas yagabye igitero cyari gikomeye cyane kuri Israel, ndetse abantu ibihumbi n'ibihumbi bafashwe n'ayo masasu, abandi barashimutwa ibihumbi n'ibihumbi, ndetse n'amasasu bya rokete. Ndetse n'icyo gitero ngo ntabwo cyegeraga giheruka kuva mbere hose. Abantu bitwaje intwaro ndetse n'imbunda zitandukanye mu bwoko butandukanye bari aba Hamas ubwo aho hantu haberaga iyo minsi mikuru y'imungano. Urabizi ko muri Israel uwo munsi usanzwe ubaho kuva na kera kubwa ba Mose. Nibura Abisirayeli 200 nibo bemejwe ko bishwe, abandi barenga 400 ngo barakomereka, ndetse n'imibare iracyiyongera kuko iyi ntambara ntabwo yigeze irangira. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe bivuga ko guverinoma y'umutekano yarangije inama yayo kuri uwo mugoroba nyuma y'umunsi w'ibitero bitigeze bibaho byibasira Abisirayeli, maze kuri iryo terana bahita bafata ibyemezo by'ibikorwa bigamije kuzana isenywa ry'ubushobozi bwa gisirikare ndetse n'ubutegetsi bwa Hamas. Ibiro bye kandi bikomeza kuvuga ko igisubizo cya Israel kizabakuraho ubushobozi bwabo ndetse n'icyifuzo cyo gutera ubwoba no kugirira nabi abaturage ba Israel imyaka myinshi yari kuzakurikira. Mu byemezo byafashwe n'abaminisitiri kandi harimo guhagarika itangwa ry'amashanyarazi, esanse, ibicuruzwa muri ako karere ka Gaza. Ibyo bikimara kuba kandi minisitiri w'icyo gihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yese ajya kuri televiziyo y'igihugu ahita atangaza ko Israel yinjiye mu gihe cy'intambara ndende kandi itoroshye. Yese anatangaza ko Israel yatangiye kugaba igitero muri Gaza kandi ko bizakomeza nta gushidikanya, ndetse ko nta n'ikiruhuko bazigera bafata kugeza igihe iyo ntego bazayitsindira. Nyuma y'amasaha make Netanyahu abivuze, urufaya rwinshi cyane rwavuye muri Gaza. Israel yarashe itarobanura, nta mpuhwe, nta mbabazi, nta gutoranya, maze ikubita itanzitse. Bamwe barimo barabibona nko kurengera kubera uburemere bw'ibyo bitero kuri Hamas. Umuvugizi w'ingabo zitwaje intwaro wa Hamas yavuze ko nayo izatangiza kwica abasivili bari barafashwe bugwate, mbese bagatangira no gukora buri gikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwihorera kubera uburemere bwaje bwibasira muri Gaza ari nta nteguza. Mu magambo ye, Abu Obadia, umuvugizi wa Hamas, yagize ati, turatangaza ko tuzasubiza ku gitero icyo ari cyo cyose cyibasiye abaturage bacu bafite umutekano wo mu ngo zabo nta nteguza, hamwe n'icwa ry'abasivile bacu, ndetse kandi bizabagera ku matwi, bizabagera no mu maso, kuko tuzakoresha uburyo bw'amajwi n'amashusho. Iki gitero Israel yahagabye kuri Hamas yagikoze n'uburemere bwinshi cyane, dore ko Israel isanzwe irusha ubushobozi yaba ari Palestine cyangwa se n'uyu mutwe wabarizwaga muri aka gace ka Gaza. Yes, ngayo nguko rero uko bimeze hagati ya Hamas ndetse na Israel. Gusa birakekwa ko Iran iri inyuma ya Hamas, and of course US ikaba iri inyuma ya Israel, dore ko basanzwe ari ibihugu by'inshuti. Ibi byanakurura intambara ya gatatu y'isi, dore ko US iramutse igiye inyuma ya Israel na n'Uburusiya bwahita bajya kuri Iran bakajya gufasha Palestine, ubundi ugasanga bibaye ibindi. Yes, wakoze kubana nanjye rero. Nge wumvaga na Leoze Blaise, ndakomeza gukurikiranira amakuru 5 kuri 5.